abakurikirana TV buraho nanone iminsi myinshi kuri uyu munsi rero nkuko mubibona muri kumwe n'umutoza wanyu Alphonse Nshimiyimana abantu bateguriye isomo ryiza cyane muri bukunde benshi muri mwe mwansabye ko nabategurira bijyanye n'imbyino yaha kujya gatoya ku nkombo muze hano iryo somo rikaba rigiye kuba mu minota itarenze 10 gusa buri wese nizera ko bakuyemo ibye hanyuma twatubyina za mbyino za zikinyenkombo ndagira ngo mukoreho agasiporo gato mugorora amaboko hanyuma tutangire ikirenge cya mbere rero cyo yambyira yo ku nkombo kimeze gute ndagira mu gikurikire ni gutya ushobora gukina cyose kirenge murakibona mumurikire do kirenge murakibona do ikirenge niho tugeze dore ni mu mama ya gutya canca 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 noneho kuri kirenge amaboko dore ni muri uburyo amaboko ni muvuma urajyana ku kuboko kw'iburyo ukugarura inyuma ntabwo ndi gutya ujyana urutugu ugarura gutya no gufata ingashyo ukajya uyigarura gutya ingashyo ugarura gutya uko turebe dukoresha ikiganza aha bivuga ko dukoresha ikiganza hanyuma ukajya usa n'ufata akantu hano imbere ukagarura iyo ukajyanye hano aka kaboko kandi nakura akazamura ukabibusanya gutya amaboko nayo ukabihuza byumvikana n'amayunguyungu aya mayunguyungu nayo afite ukuntu ameze nabyo bikenewe nubwo hari muvuma yo gusa naho uyakoresha urayanyonga kugira ngo ya maboko nayo agire ukuntu aba agaragara ngo ngo aye mana kwira tanta hari ukuntu indirimbo zo ku nkombo zimeze nk'umuziki benshi ndabizi murazikunda rero iyo ushyizemo aka kantu ukinjira kaba karyoshye cyangwa se kumva ngo hari izindi mbyino zitandukanye bakoresha hariya natwe tujye dukoresha mu matorero atandukanye ukumva nk'ivuga ngo komera Rwanda rushyashya baba ku mashyi ukuma iwacu ku nkombo turarya tukaryama ishimwe tunezerwe kuko ntacyo tubuzi
iwacu bimeze gutya, ukajya ushyiramo aka kantu, hari ukuntu bimeze neza. Iwacu ku nkombo turarya tukaryama twishime tunezerwe kuko ntacyo tubuze iwacu. Tugiye ku kirenge cya kabiri. Ndagira mbabwire ngo kiriya kirenge kuriya mu gifashe ni intambwe ya mbere ibanza. Iyo washyizemo imbyino ingoma wumva umuziki ku buryo ugishyiramo ukinjira wizihiwe. Ikirenge cya kabiri rero, ariko mbere ko tujya ku kirenge cya kabiri kamari mbabwire ku kijyanye no kwikunda kwabyo. Hano twamuhanze mubona nkora amaso ndayagarura gutya. Amaso ikintu kijyanye no kwikunda umuntu afatira he? Ni hano. Hari ukugenda amaboko ukajyana umutwe ukujyana ukuboko. Nubango niba ujyanye amaboko hano urayegarura ushyira hano. Do. Hariya. Do. Do. Hari iyi forme. Umuntu aba akeneye kubiryoshya. Mu biryoshye iyi ntambwe ndagira ngo buri wese aba ari kuyikora neza. Natangiye mvuga ngo ni intambwe ya mbere imeze gutya ngo buri gihe cyose tugiye gufunga abasanzwe baba barabonye amatorero cyangwa babyina amatorero barabizi. Ndagira ngo rero nkurikize intambwe ya kabiri, munkurikire neza. Iroroshye ariko ku muntu wakurikiye neza. Udakurikira neza ntabwo yoroshye, ariko ndabizi mwese muri abanyeshuri beza muri gukurikira neza. Nkurikije ukuntu iriya ya mbere tuyizi, reka tugene iya kabiri turebe. Iya kabiri nta kindi tuyikora mu buryo bubiri, ariko reka mbereke bumwe hanyuma ndareba niba ubundi nabwo nawubereka banje kuri uko ubworoshye cyane mu gufata. Nta kindi ni gutya ngo tuba dufunze shobora ko ndabona itangiye gusa nibakomerera ni ubwo ni ndikiranye nicyo nshaka ko mureba mwese tukajyana. Navuze ngo icyo wakoze iburyo nicyo ukora ibumoso, ukajya uhita ugenda ugaruka. None reba iki kirenge.
niba mwakibonye rero ndagiye mbereke akantu gato. Duhereye ku kirenge niho nanimo mbereka. Hano amavi ugomba kuba ufitemo imfuruka ituma ubikora neza. Iyi mfuruka y'umuvi murayibona? Hanyuma ukamenya gukoresha amayunguyungu kuko afite aya mayunguyungu, muyarebe, afite umuvumo, afite uburyo ugomba kuyakoresha kugira ngo niho hariho uruzingi rw'ikirenge ko gikoresha ikibuno, kandi ikibuno nta n'ikibuno cyane akenshi ni amayunguyungu akoresha. Ikintu kiri gukora neza, amayunguyungu akora neza, intambwe uraba uyifite neza. Do n'umugongo birumvikana. Do mu rugongo, umugongo ufite aka kantu. Ndimo ndabereka amayunguyungu ko ariho iki kirenge, iyi ntambwe niho izingi n'umugongo. Rero ni ukuvuga ngo uba urimo kuwukoresha, umugongo urakora za muvuma dusanzwe tuzi. Yes, igikurikiyeho ni iki rero? Kiba gikurikiye aha ngaha ni ukureba noneho amaboko kuri iki kirenge. Amaboko muyarebe, ni ukuvuga ngo tuyafatiye aha. Ni nk'uko wazamura aya maboko yacu ugahita uyafatira hano imbere, hanyuma ukajya ukoresha intugu, urasunika hano intugu, ariko ubihuza na kwa kundi ya mayunguyungu arimo kugenda. Turi ku maboko. Amaboko ni ukuvuga ndakwereka cyane hano. Ushobora gukora ibipfunsi bimeze uku, ushobora gukora ibipfunsi bimeze uku, ushobora no gukora bimeze uku, ibiganza birambuye gutya, birashoboka na gutya birashoboka. Hari ababikora mu buryo butandukanye, ariko njyewe ku bwanjye numva ibyiza ari ugukoresha ikiganza kirambuye, aribyo byaba byiza, nicyo naguhitiramo nawe. Hanyuma ndagira nkubwire ngo aya maboko aho azingiye ni hano mu rushyi. Aha ngaha ukuboko gufataniye n'urutugu niho umuntu akoresha cyane, ngo bikaba bijyana na ya mayunguyungu twaje tuvuga ngo yes, bigahita bihura n'uyu mubyimba ufatirwa hano n'aha. Ubona amaso ukuntu yakoresha. Icyo kikaba ari ikirenge cya kabiri cyangwa se intambwe ya kabiri gikoreshwa mu mbyino zo ku nkombe. Subira urebe intambwe ya kabiri.
bravo, muragakora neza, muragakora neza rwose cyane cyane. Nzabagabira inka itari iyo ku nkombo, ariko kuko ku nkombo ntabwo mafite inka. Intambwe ya gatatu, intambwe ya gatatu tugiye kwiga imeze gutya. Ndabaha intambwe zigeze muri enye. Intambwe ya gatatu tugiye kwiga iteye ite? Munkurikire. Ni ukuvuga ngo nta kindi idusaba, ni ikirenge, ni twese tuzana ngo yagira ngo nkabigire mu buryo bworoshye. Uburyo bworoshye nta kindi, ni ikirenge tugiye guheraho. N'amaboko amaboko niyo muyabona atsinze. Rero mbereke ngo amaboko ni ugukurura umuntu urimo kugosora, ukurura kujyanisha ikirenge ngo ugahita uyazana gutya. Reba intera irimo hano, ugasunikana n'ikirenge ukaza ku kundi kuguru. Hano wow. Ikirenge cya gatatu cy'imbyino, ikirenge cya kane ni nacyo tugiye gusoreza. Ariko njye mbere ya byose mbanze mbabwiye ngo ushobora kujya kuri YouTube ukareba indirimbo za Marshall Okocheku, uriya muhanzi wo ku nkombo, ukareba nka Mana Kwira, iriya ndirimbo yagufasha kwitoza neza. Ukareba Nkosi Mabwenene yagufasha. Hari n'izindi rutonde rundi rwinshi, cyangwa ukareba abandi bantu bo ku nkombo basohoye imbyino. Ni imbyino zagufasha ukitoza ukamenya kubyina neza iyi mbyino. Tugeze ku kirenge cya kangahe? Cya kane. Ndagira ngo munkurikire. Kiroroshye kurusha ibindi byose twize, kiroroshye nta kindi. Turagendera ku ntambwe tuvuga ngo cha 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 cha. Go. Do. Do. Do.
utuntu two gukora ibi bice birakora hari inguni yaba mu mayunguyungu yaba ndetse no mu mavi amaboko dore ngahe do hari do urumva hari muvuma yo kumanuka kuzamuka tukagira ngo amaboko ni iyo tuje gutya umuntu aba yagezeho aciye bugufi tugarutse amaboko aramanuka twajyana akakaguru nanone amaboko ngaya umuntu yaciye bugufi tukongera tukagaruka amaboko akamanuka tuzamutse bivuga ngo ni ikindi gikurikiyeho ni ukureba ukuntu icyo bita umubyimba wayo uburyohe bw'intambwe bumeze nta kindi ni ugukoresha mu maso hawe waba uzi ko ugiye hariya ukajyana murakoze cyane mbasima bwenene ndabasaba kugira ngo imbyino ndimwisire mu kabiri gatatu muri ababyinnyi kabisa muri ababyinnyi ku nkombo nzabimvita mutujyane kure ku nkombo mbasigaye maze bagire ngo muri abaturage baho dore ko ari ahantu hato hakeneye abantu bazi kubyina ariko utazi kubyina ntabwo azankurikira hanyuma ndagira ngo utarakora subscribe akoreho hasi ikindi uyifate ushobora kwisharinga ukayikwirakwiza mu nshuti zawe nawe bakika ndabizi neza ko ntawe wakanga agacezo nkaka nanjye narakize namwe mukike sibyo hanyuma nawe ubutaha murakoze cyane bye ciao